Philadelphia Imana iratsinda. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Imana data nishimwe cyane. Turashimira Imana yo mu ijuru, Imana nziza, Imana ishobora byose. Turayishimiye, yatugiriye neza, yadukinguriye, tubasha kubyuka turi bazima. Imana rero data nishimwe. Nkuko bisanzwe rero ni Gatera Jose guturuka muri Pentecote de Réveil Philadelphia. Turashimira Imana yo mu ijuru, Imana data nihabwa icyubahiro. Ndayishimiye cyane urinzi bwayo, urukundo dukunda. Ni Imana itarobanura ku butoni, ahubwo ngo mu mahanga yose abakora ibyo gukiranuka ngo Imana irabemera. Imana rero nihabwa icyubahiro ko yatwemeye tukabyuka, twakanguka bigakunda, tukabyuka bikemera, tukagenda bikemera, tukaba tugeze aha tugira ngo tubabwire icyo Imana yabagejeje, yadushyize ku mutima. Rero ndabasuhuza mwese mu izina rya Yesu. Inshuti zacu, abakunzi ba Kristo mwese, abakozi b'Imana dufatanije uyu murimo, abanyamasengesho mwese, abadukurikirana, abatugezaho ibyifuzo, abatuhamagara bakatubwira ko hari icyo Imana yakoze. Ibyo byose mbishimiye Imana data, ndabishimiye cyane. Byumve muri iki gitondo dufite Imana yumva amasengesho, Imana yacu yumva amasengesho, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka rero twakira umushumba wacu abasuhuze, narangiza nasengera ijambo ry'Imana tugiye kubagezaho kugira ngo twumve icyo Imana idushakaho. Turabashubuje bene data, Imana ibaho umugisha. Amen. Reka tusengera ijambo ry'Uwiteka. Mana urera kandi urakiranuka, urakoze kutugeza iki gitondo kiza, tubashije kwegera imbere yawe tusenge ijambo umukozi wagiye kutubwiriza iki gitondo kiza. Umwezo mutunganye weze kirere, mbaraga zose z'umwanzi turazirukanye. Reka Umwuka wera amanuke muri we, natwe tugiye kumva ijambo, weza amatwi yacu y'ubugingo tubashe kwakira ijambo ryawe mu mahoro n'umugisha. Satana atsinzwe, abadayimoni batsinzwe, bwiza n'icyubahiro bubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana imuha umugisha, Imana imuha umugisha. Bibiliya iravuga ngo nimurwanya shitani azabahunga. Ubu haba hari imbaraga ziri gukiranya imitima y'abantu kugira ngo batumve ijambo ry'Imana, ntibatuze. Utaguhamagaraga akaba araguhamagaye, umwana utari hurira akaba ararize, umuntu utari waguhamagaye akaba araguhamagaye akubwiye n'ikintu cy'inkuru. Ariko nugera mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, ujye utuza ucecekesha amajwi yose ataray'Imana, kuko shitani agira strategy. Aha mu ijambo haba harimo ubutumwa bwiza, haba harimo ubugingo, haba harimo ubuzima, haba harimo byinshi. Ijambo ry'Imana ni ijambo rikiza, ijambo ry'Imana rirakiza, ijambo ry'Imana riraruhura, ijambo ry'Imana rimurikira umuntu, ni umucyo. Niyo mpamvu iyo tugeze muri uyu mwanya turawusengera kugira ngo dusengere imitima y'abantu. Haba hari imbaraga zirangaza abantu, z'abarozi, z'abakonikoni, bitavuga Imana, byose bishaka kurwanya imitima y'abantu. Ariko hamwe no gusenga, tujya dusenga kugira ngo Imana ibashe gukora. Rero uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo kurindwa n'imirimo myiza. Kurindwa. Abantu benshi bakunda kurindwa, kandi nibyo. Turanirinda, tukirinda, tukaryama mu mazu. Ntushobora gukora ikosa ngo uryame udakinze. Hari abashyiraho ingufuri imwe, hari abashyiraho ebyiri, hari abashyiraho eshatu, biterwa naho uhagaze n'uwuriwe. Bazana abasekirite, bazana bazamu, buriya byose ni ukwirinda. Abantu bakarya ku rugero, bakirinda. Hari n'abirinda amasukari menshi, n'abirinda amavuta menshi, biterwa n'umubiri wawe. Mbese tugerageza mu buzima bwacu kwirinda. Noneho rero uyu munsi ngiye kuvuga ku kurindwa n'imirimo myiza. Kurindwa n'imirimo myiza. Imirimo myiza ikakurinda mu bihe byiza, ikakurinda mu bihe bibi, ikakurinda mu bihe byose bitandukanye. Imirimo myiza dukora tukiri kuri iyi si igiturinda, iraturinda.
hari igihe tubona umuntu afite nk'umugisha ibintu bifatika mbega tukabatisha reka bibone yarabikoreye uriya muntu ni umuntu mwiza yarabikoreye ariko imirimo myiza irarinda. Reka twifashishe ijambo ry'Imana ari mu gitabo cya Yoshuwa ni ibice byaho 6. Turasoma guhera ku murongo waho wa 20 tugera kuri 25. Twumve ni ijambo risa nka rirerire ariko hari icyo Imana ishaka ku mutima wawe, hari ikigushakaho. Reka twakire umushumba wacu adufashe. Reka tuhasome Yoshuwa igice cya 20 igice cya 6 murongo wa 20 kugeza ku 25. Umutwe w'iryo jambo riratubwira ingingi z'Yeriko ziriduka, ingike z'Yeriko ziriduka bakiza Rahabu. Inkike z'Yeriko mwese abakunzi ba Bibiliya murabizi ko Yeriko yaridutse, ngo zari inkike zikomeye zizamuye zikinze, ariko ngo yari ikinze ikingishije ibikuta bikomeye cyane. Hanyuma rero Bibiliya ngo inkike z'Yeriko ziriduka bakiza Rahabu. Abantu baherako barangurura amajwi, abatambyi bakivuza amahembe, muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe barangurura amajwi, inkike z'amabuye zirariduka. Abantu bagiteza amatwi bumva ibyo bintu bisakuza n'iki. Inkike z'amabuye zirariduka, barazamuka batera umudugudu, umuntu wese imbere ye barawutsinda. Yego, tukomeze. Barawutsinda, barimbura rwose ibyari mu uwo mudugudu byose. Barimbura byose ibyari muri uwo mudugudu byose. Abagabo n'abagore bararimburwa, baricwa. Abato n'abakuru, abagabo n'abagore baricwa, abato n'abakuru. Inka n'intama n'indogobe babyicisha inkota. Maze Yoshuwa abwira abagabo babiri batataga igihugu ati, abwira abagabo babiri babandi bari baragiye gutata Yeriko ati, nimwinjire mu nzu ya maraya uwo, musohore uwo mugore ibyo afite byose nguko mwarahiye. Nimwinjire mu nzu ya maraya uwo, musohore ibyo uwo umugore n'ibyo afite byose nk'uko mwarahiye. Nuko abo basore bari batatse binjira basohora Rahabu, barinjira basohora Rahabu na se na nyina na bene se nibyo yari afite byose, n'umuryango wabo wose babishira inyuma y'urugerero rw'Abisirayeli. 24. Umudugudu barawutwika, baherako barawutwika, n'ibyarimo byose, abagore n'abagabo n'abakiri bato n'abasore, ibintu byose barabitwika, keretse ifeza n'izahabu, n'ibintu by'imiringa, n'ibyuma, kugira ngo baza bishire mu nzu y'ububiko bw'Uwiteka. Nabyo
ibyo bintu by'ibyuma n'imiringa n'izahabu byarokotse kwari ukugira ngo babishyire muri stoke y'Imana yo mu nzu y'Imana hahandi babika ibintu by'Imana by'agaciro byo nibyo batoranije baravuga bati bibyo muri uyu mudugudu wa Yeriko reka tubikuremo ariko abantu barapfa n'ibyo batunze byose barica hanyuma bati reka dutoranye mwibi byonyine bizagende bijye mu nzu y'Imana 25 yego nuko Yoshua arokora amaraya uwo Rahabu nuko Yoshua arokora maraya uwo Rahabu n'inzu ya se nibyo yari afite byose aba mu Bisirayeli baramujyana aba mu Bisirayeli na bugingo nubu kuko yahishe za ntumwa Yoshua yatumaga gutata Yeriko. Amen. Kuko yahishe za ntumwa Yoshua yatumaga gutata Yeriko kugira gukizwa kurindwa se n'imirimo myiza kurindwa n'imirimo myiza imirimo myiza ukora izakurinda imirimo myiza ukora izakurinda jya ukomeza gukora neza ntugacike intege ngo siko mbona ngo abonagiriye neza bampemukiye abonagaburiye ntibajya babimenya abonambitse ntibibareba oya jya ukora imirimo myiza izarinda imirimo myiza irarinda Bibiliya itubwiye inkuru z'Abisirayeli Imana yari yarabahaye isezerano ibaha Yeriko. Mwibuke Yoshua yahagurutse mu gihe Mose yari amaze gupfa Imana iramuhagurutsa imusezerano iramubwira ngo uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe icyakora ukomere ushikame ntuteshuke ngo uce iburyo cyangwa ibumoso uzakomeza umurongo umwe wo kunyubaha no kunyumvira. Yoshua ngo arabikora Imana ibambutsa Yorodani. Mose yari yasize Abisirayeli batarambuka Yorodani hanyuma ngo Yoshua arabambutsa ariko ibabwira ko bazafata na Yeriko. Yeriko ngo yari ikinze cyane ikingishijwe amabuye cyangwa se inkike zikomeye ngo ntiyawinjiraga nta n'uwasohokaga ngo kubera ko batinyaga Abisirayeli. Hanyuma ngo yari ikinze ariko Imana ibagabiza Abisirayeli ibwira Abisirayeli ngo bazagende ngo bafate umunsi umwe ngo bajye bazunguruka umunsi umwe ngo babigire iminsi 6 ngo buri munsi barabyukaga bakagenda bakazunguruka bagakora iby'Imana yababwiye ngo bagejeje ku munsi wa 6 ngo ku munsi wa 7 ngo bazunguruka inshuro 7 Yeriko irariduka. Ariko mwibuke neza nashatse kuvuga kurindwa n'imirimo nicyo kintu ushaka kuvuga ngo usibye nakoze muri covid abantu nagaburiye muri covid abantu nagiriye neza abantu nasengeye bari abarwayi njya nsura kwa muganga bari abapfakazi nyangeraho bari abakene bari abantu iriya mirimo nkora buriya nzayigororerwa. Hari umuririmbyi wavuze ngo igihe utazi nanjye ntazi ngo Imana izigaragaza ngo mu gihe cyayo ngo Imana izigaragaza. Noneho ngo igihe Yoshua yari amaze gufata inshingano zari za Mose nta rugamba rurwanwa nta makuru ahari. Yoshua yabwiye abantu muribuka ko Mose nawe banje kohereza abagabo 12 ariho havuyemo abagabo 10 bakavuga inkuru z'incamugongo ngo ariko babiri bari barasigaye Yoshua na Kalebu nibo bavuze ibintu bizima barabango niba ari Imana yavuganye natwe igihugu tuzakinjiramo. Ni nako byagenze. Yoshua na Kalebu bakomeje umuhamagaro w'Imana. Imana izaguha Yoshua inshingano. Icyo nshatse kuvuga niki hanyuma Yoshua agezaho ajya nawe Imana imugabiza iramubwira ngo uzambutsa abantu Yorodani barayambutse bagenda bumvira icyo Imana ivuga. Bora n'ugenda wumvira Imana izakugeza ku mugambi mwiza izagucisha mu nzira utakicishijemo. Hanyuma rero Yoshua Imana iramubwira ngo Yeriko uriya mudugudu wa Yeriko muzawinjiramo
nubwo abaho n'umwami wabo bafite ubwoba bakinze nta muntu usohokana. Reka nkubwire, gukinga Uwiteka atarinze umudugudu, abawurinda baba babereye maso ubusa. Imana itakurinze, Imana itabanye nawe. Yoshuwa yohereje abagabo babiri ngo bajye gutata, baragenda bajya gutata, bakora uko bashoboye, binjira muri Yeriko. Ariko ngo abaho baba babimenye, ariko bahinjiye ngo bashye ubwoba kubera ukuntu Yeriko yari imeze. Bayinjiramo, ngo bamare kuyinjiramo bashye ubwoba, ariko bagira batya barasukira ku ndaya. Nabwo ubwo bwari ubwenge, bayobyaga, bicaga iperereza, bigira mu nzu y'indaya. Iyo ndaya yari indaya izwi muri uwo mujyi, yitwaga Rahabu. Ariko kuko baba bafite amakuru nabo, nta muntu ukora ikintu atagifitiye amakuru. Burya ibintu byose uzajyamo udafite amakuru bizakunanira. Rahabu yakoraga umwuga we, akamenya abagabo binjiye, akamenya abanyamahanga binjiye, akamenya abashoramari, akamenya abantu, kugira ngo umwuga we ugende neza. Rero barasukiye kwa Rahabu ngo arabafata, ariko amenya ko ari abantu b'Imana. Arababwira ati mwebwe ikibagenza nakimenye, mwebwe muri Abisirayeli, kandi Imana yanyu yaduteye ubwoba. Twamenye ko mwambutse inyanja itukura, ndabizi ariko muzayifata. Ngo arabahumuriza nubwo babonaga kuza gusohoka muri Yeriko bishobora kubagora no kwagwa, ariko ngo iyo ndaya ivuga amagambo meza. Irababwira ngo Imana yanyu yadukuye umutima, niyo mpamvu mubona tutasohoka, tutinjira, twazitiye. Reka nkubwire, buriya nusura umurwayi ukamubwira ngo yo iyi ndwara yishe na runaka, ntabwo uba ukoze umurimo w'Imana, birutwa nuko ari kureka kujyayo. Buriya nusura umuntu ukamubwira ngo shango ndabona iyi nzara, ngo ubusi buzabona akazi, biragusaba kugira amagambo yo kwizera, yo gukomeza abantu. Umuntu yaba arwaye ukamubwira ariko Imana twizeye irakiza. Umuntu yaba ushonje ukamubwira ariko Imana twizeye iragabura. Ukavuga imbaraga z'Imana, ukavuga Imana neza. Aba bagabo Yoshuwa na Kalebu bavuze Imana neza. Mwibuke ko hari abagabo 12 bagiye gutata, bakaza bavuga bati wapi, yego igihugu Imana yavugaga nicyo kimwe amata n'ubuki, dore n'imbuto zaho turazizanye, ariko twabonyemo abagabo b'Abanake baturebaga tukabona turinzige. Natwe mu by'ukuri twibonaga nkazo. Bivuga baciye abandi ngo bazana inkuru y'incamugongo, ariko Kalebu na Yoshuwa baravuga toya, niba ari Imana yabivuganye natwe, tuzabarya nk'abarya umutsima. Bivuga ngo ntibizatugora, burya nutagira amenyo umutsima yawe urya, nta gufwa bisaba ntaki. Rero biragusaba kugira imirimo myiza, kugira amagambo meza, kuvuga neza, kwizera, kubwira abantu neza, kugira imirimo myiza. Imana itugirire neza. Amen. Aragenda ngo arabwira ati reka ubu ndabibonye, mwe muri Abisirayeli ntago musa n'abinaha, muri abantu b'Imana ndabamenye. Arabwira ati kandi babwize ukuri, ntimukuke umutima, Imana yanyu irakaze. Twarabimenye, twamenye imirimo, twamenye ko bakuye mu maboko ya Farawo, twamenye ko bambukije inyanja itukura, twamenye amakuru yanyu. Ngo abarema umutima. Jya ushaka umuntu warema umutima mu rwego rwawe, muba mubana, jya uvuga Imana neza. Hanyuma ngo barikomeza, harangije ngo arabahisha, abashyira hejuru y'inzu. Umwami wa Yeriko ngo arabimenya, amenya ko hari abagabo binjiye rwihishwa. Bati se bagiye kwa ya ndaya Rahabu, mugende mumubwirura nawe apfa kwakira akayorera, azakira n'ibimwica. Mumubwira sohora abo bagabo babice. Ngo abantu baraza barakomanga, bambwira ati sohora abagabo barayi wawe. Ati mu by'ukuri haje abagabo, jewe byabazanye babirangije, hari misiyo nyine gwa mwuga wanjye, ariko sinamenye iyo bagiye mu gihe cyo kugarira bigendeye. Hangije ngo arabahisha, arabatorokesha, babwira uburyo bari bugende, babwira iminsi bagomba kumara mu nzira bihishe, abagira inama. Ako iwe utekereza hari umuntu wari wagira inama mu murimo w'Imana hanze muri
muri karitsiye utuye hari ibintu byiza wari wavuga. Yandaya ngura bareka ati bari abantu Imana yabo ntiwayiteza. Noneho ngo bagiye ariko arababwira tumva rero dore ntacyo ntakoze, baje kubahiga muri hejuru y'inzu, mbabwiye inzira muri bugende, ariko nanjye nimunyemerere, ndabizi ko muzaza mugafata iki gihugu, nimunyemerere ko muzankiza n'umuryango wanjye. Yari inda yitunze se na nyina na bene nyina, ngo bahana isezerano ko bazabikora, ndetse ngo bamuha ikimenyetso, baramubwira bati aka gashumi gatukura ugapfundika aha, nuramuka wumvise bicoraguyeho amagrenade n'amasasu na bya burende, nuramuka wumva za drone zinjiye, wowe uzabigenza utya, uzafata aka gashumi ugazirike ku hehe ku idirishya. Asigarana ikimenyetso. Ese ubwo ubutunzi ikimenyetso wowe? Hari ikimenyetso kikwereka ko uri kumwe n'Imana? Hari ikimenyetso ufite kikwemeza ko uri umukristo? Ngo asigarana ikimenyetso. Baramubwira bati nukuri iyi ndahiro turahije, ukavuga ngo tuzagukiza n'umuryango wawe, nta mugayo uzayibaho. Akira aka gashumi, birashoboka ko tutazamenya inzira n'inzu twanyuzemo, ariko aka gashumi niwumva hari ibintu byinjiye bivuga nk'amagrenade nk'imbunda zikomeye za misiri, wowe uzakora iki? Uzagapfundike ku idirishya, tuzabimenya. Ngo asigarane ikimenyetso. Muririmbyi aravuze ngo afite ikimenyetso kirenze kimwe kinyemeza ko Imana izangirira neza. Ese yibona utuye muri Kigali? Ese yibona ubaye utunze uwo muryango? Ese yibonye ubuzima uhagazemo ubona ko Imana itazakugirira neza? Ugomba kureba, hari ibimenyetso bitwereka ko Imana iri kumwe natwe. Umuntu w'Imana atunga ikimenyetso, kavuga ati uko biri kose Imana turi kumwe, imirindi yayo ndayumva, hari aho tujya duhurira, ikira kindengeje, ndakwibutse Mana cya gihe. Rahabu ngo aravuga ati nimundahire, baramurahira bamuha n'ikimenyetso, baragenda. Igihe kigeze binjira Yeriko, ngo barayisenya. Imana yarabwiye ngo muzasenye, muzarimbure abagore n'abagabo bakiri bato n'abasore n'inkumi, ariko ngo basigaze ibintu by'agaciro by'izahabu by'ibyuma ngo byo gushyira mu nzu y'Imana. Ariko Yoshua arabwira ati rero muzibuke Rahabu uwo, mugende mumurokore mu nzu ye, we n'umuryango we na se na nyina na bene nyina bene wawe abamukomokaho bose. Uzi ko imirimo myiza irinda umuryango wawe, irinda abazagukomokaho kurindwa n'imirimo myiza. Uzi ko imirimo myiza igenda ikagera ku buzukuru n'abuzukuruza. Uzi ko imirimo myiza yivugira. Kurindwa n'imirimo myiza, kurindwa n'imirimo myiza. Mukristo, munyarwanda, muntu w'Imana, jya ugira imirimo myiza mukristo. Jya wisuzuma, jya wigenzura, urebe imirimo yawe. Ngo muri Yeriko harokotse iyo ndaya Rahabu, iragenda ijya mu Bisirayeli ngo na bugingo n'ubu. Ibu Mwisirayeli kazi, ibona ubwene gihugu bw'Abisirayeli, kubera amagambo meza yagize, kubera ibikorwa byiza yagize. Yewe mwene data, ndagira ngo utekereze, wibaze, wisuzume se, wigenzure. Reka dusomere ijambo riri mu Byakozwe n'Intumwa. Ibyakozwe n'Intumwa turareba ibice bya 9, turasoma umurongo waho wa 30, 36 n'37. Reka tuasome. Mutwe w'iryo jambo ravuga Petero azura Tabita. Petero azura Tabita.
Tabita arazuka. Wari wabona aho umaze kuvukira, aho ugeze muri iyo myaka 20, 40, 60, muri iyo myaka 80, hari umuntu wari wazuka umureba? Ariko Bibiliya tubwira ngo Petero azura Tabita. Kandi Iyopa ari umugore w'umwigishwa. Kandi Iyopa hari umugore w'umwigishwa yitwaga Tabita. Uyu mugore w'umwigishwa ni umugore w'umukirisitu. Ni umukristo usanzwe, ntabwo ari pasiteri, ntabwo ari umuvugabutumwa, ntabwo ari umuhanuzi, ntabwo ari umuriri. Ni umukristo w'umwigishwa. Ni umukristo usanzwe witwaga Tabita. Risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza. Uwo mugore w'umukristo, uwo muntu w'umukristo, uwo mugabo, uwo musore, uwo mukobwa yagiraga imirimo myiza myinshi. Kandi myinshi, ntugire ngo ni akarimo kamwe. N'ubuntu bwinshi. Yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Murongo 37. Muri iyo minsi ararwara. Arapfa. Bamaze kumuhagira. Arapfa rwose, baruhagira. Bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko Iluda oya soma 30 na soma 40. Ahangaha uyu mugore yagiraga imirimo myiza kandi myinshi. Reka nkubwire, hari abantu bakora bakabona ibintu, bagasa nkaho bari kuguriza Imana. Ukavuga ngo uyu munsi niba nasuye abarwayi, nanjye Imana irankemurira iki kibazo. Oya, ntabwo Imana ari uko ikora. Wowe ujya umera nk'aba basore batatu. Hari abasore batatu bavuze ngo nako tuzapfukamira ibigirwamana. Uwitwa Shaduraka na Meshake na Abedenego. Ngo bene igihugu barababwira ati ntago muzapfukamira ikigirwamana, ntago muzubarara. Ngo baranga, bati twebwe twamenyereye kubahararira Imana, ibi byanyu ntabyo tuzakora. Bariyemeza. Noneho baravuga ngo babibwira umwami. Umwami arababwira ati se ninde wabagiriye inama mbi? Murabona aya maboko yanjye ari uzayabakiza ko bagiye kubacanira itanura ry'umuriro bakabarohamo. Ninde uri bubakize ririya tanura? Ariko aba basore bajya bankora ku mutima ngo bakundaga Imana kugeza ku rwego bavuga ngo n'uwo muriro turawujyamo, ariko ntago tuzatatira igihango. Hari umuntu ushaka kugutera ubwoba akakubwira ati urumva nutama ruswa ntago kari akazi ukabona. Hari undi nakimye, nawe watekereza ko abana bawe bamaze igihe batarya neza, bashomereye, watekereza ko urugo rwa rushonje, ukavuga utari kubundi se umunsi umwe. Reka nkubwize ukuri, uzagenda utanga iyo ruswa, akazi uzakajyamo, nta kwezi uzamara, nta mahoro uzagira, uzapfapfana ubure n'ubugingo, ubure n'amahoro, ibyawe birangire. Jya uhamya Imana. Nushaka akazi ukabure, iyo ruswa ntukayitange, yaba iy'umubiri wawe, yaba ikintu runaka. Ntugatange ruswa kugira ngo ugire icyo ugeraho. Imana irihagije. Wa mugore ngo yagiraga imirimo myiza Tabita Doruka, ariko ngo aza kurwara aranapfa. Erega imirimo myiza ntiyatuma udasonza, ntiyatuma udahura n'ikibazo nk'abandi, ariko dufite Imana izirikana. Ikamenya ko umuntu yayikoreye kandi akayikorera neza n'umutima umwe, ikamenya ko umuntu yahamije. Hanyuma rero umurongo wa 40. Petero 40 navuga Petero
abaheza bose. Petero abaheza bose. Arapfukama arasenga. Ahindukira intumbi. Ati Tabita haguruka. Arambura amaso. Abonye Petero. Arabyuka. Aricara. Ahita yicara. 41. Ego. Petero amufata ukuboko. Petero ahita amufata ukuboko. Aramuhagurutsa. Maze ahamagara abera. N'abapfakazi. Amubaha. Ari muzima. Amen. Wa mugore amaze gupfa, abapfakazi barahaguruka n'imfubyi bati uyu mugore ko ari we watwambikaga, uyu mugore ko ari we watugaburiraga, uyu mugore none ko apfuye. Buriya hari ingingo igirengera abantu b'Imana, hari ingingo yakurengera muri aka gakiza, mirimo myiza yakurengera. Ko batumaho Petero baramubwira bati Tabita yapfuye kandi dore abantu bose baraha, n'abantu yagiye yambika yishyurira minervari, yishyurira abana bose bize kubera Tabita. Abantu bose reba ibi byose bamwereka ibintu yakoze. Ngo Petero arabaheza aramusengera aramubwira ati haguruka. Imana yumvira Petero kubera imirimo ya Tabita. Arangije ngo abona abera n'abapfakazi aramubaha ari muzima. Nugira imirimo myiza, Imana izaguha ibizima, Imana izaguha ibishyitse, Imana izaguha ibyiza. Here totaya sirikoteya remotekana. Ndakwifuriza kugira imirimo myiza. Ntago mbizi, iri jambo narihawe n'Imana. Numva umwuka aranyemeza kugira ngo ndikubwire. Witekerezeho, wibwire, wininire, witekerezeho. N'ibindaya yarabonye ubwene gihugu bw'Abisirayeli, kava mu Burayi kaba umwana w'Imana kubera amagambo meza yavuze abandi batayavuze. Niba uyu mugore yari yapfuye buhagiye basigaje kujya gushyingura, ariko akazurwa n'imirimo myiza ngo yagiraga ngo kandi myinshi. Reka dusozereze aha mu Baroma, duhita dusenga Imana. Ndumva nshaka ko tubasengera Imana. Witekerezeho, Imana yacu irashoboye, nta kinanira. Ahubwo agakiza wahawe, Imana yaguhaye agakiza kabyaza umusaruro wo kugira imirimo myiza, imvugo nziza, wubaka abantu. Shobora kutagira amafaranga ubaha, ariko ukababwira amagambo meza, kabasengera, kababwira uti nyamuneka ibyo bintu bireka, ibyo sibyo. Kabingingira batakumva, kabasengera, gira umumaro mu gihe cyawe. Turasoma Abaroma ibice 12, turasoma 20 gusa. Imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Murongo wa mbere. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Murongo wa kabiri. Kandi ndimwishushanye n'ab'iki gihe. Ahubwo muhinduke rwose mugire imitima misha kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Ndabinginga bene data,
nimutange imibiri yanyu, nimuhinduke rwose. Ibi bitambo bizima bishimwa n'Imana. Iyo ni imirimo, iyo ni imirimo, iyo ni imirimo, iyo ni imirimo, iyo ni imirimo. Imirimo. Kristo wacu ahabwa icyubahiro. Mutange imibiri yanyu, ibi bitambo bizima byera, ngo ariko kwikorera kwanyu kwiza kandi gukwiriye, kugira ngo mubashe kumenya neza iby'Imana ishaka. Data nahabwa icyubahiro. Amen. Turagira ngo tubasengere Imana, turagira ngo tubasengere Umwuka Wera ari kunyemeza ko hari imirimo waretse. Umwuka Wera ari kunyemeza ko hari ibintu warekuye. Umwuka Wera ari kumbwira ko hari imirimo myiza utagikora wakoraga. Ariko imirimo myiza irinda umuntu, ijya imushyiriraho ikiraro, ijya imubera inkingi, ikamubera urwego. Imirimo myiza Pawulo yabwiraga Abaroma, arababwira ngo nibyo byiza kandi bikwiriye. Ndabinginze muhinduke rwose. Hari igihe umuntu ahindurwa n'idini, agahindurwa n'idini asengeramo, agahindurwa n'idini ateraniramo, ariko guhinduka rwose ni uguhindurwa n'Umwuka Wera. Umwuka w'Imana niwe uhindura rwose. Ratekara dotene sika. Imana Data, Imana Rubasha iguhindure rwose, kugira ngo umenye neza icyo Imana ishaka. Nuko uhindurwa n'Umwuka Wera, Mwuka w'Imana akaguhindura. Rekonere dotaya serebo tekana si kerebo netaya senebo sikara bote. Imana iguhindure rwose. Umugabo azizana, urubyaro Imana irarufite, amafaranga irayatunze, inzu nziza ntibyayinanira kuyiguha, yaguhaye agakiza, yatanze umwana wayo w'ikinege, yabuzwa n'iki kumuguhana n'ibindi byose? Imana irashoboye. Ntabwo wabona umugabo kuko ugiye kuryamana nawe, ntabwo uwo musore azagukundira ibyo mukora, ntabwo ako kazi uzakabona kubera izo nzira, ntabwo uzabona umugisha kubera uko kuntu. Oya, ni uguhinduka, ugahinduka rwose. Mwuka w'Imana niwe uzagushoboza. Dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Reka tubasengere. Reka twinginge Imana Data yongere ikugarukeho. Reka twinginge Imana Data yongere ibane nawe. Reka twinginge Imana Data yongere iguhembure. Iracyicaye ku ntebe y'imbabazi, iracyicaye ku ntebe y'ubuntu, iracyagutegereje. Iravuga ngo nawe ushatse waza, imbabazi zigihari. Imana ikugirire neza, Imana ikuruhure, Imana igutabare, Imana igukure muri ako kazitiro. Wa mubyeyi we, wa mukobwa we, wa mugabo we, wa musore we, yewe muntu w'Imana, wisubira inyuma, wicika intege. Imbere hari amasezerano, imbere hari ibyiza. Imana irihagije. Akazitiro urimo k'ubukene ntikagukure mu Mana. Kubura amafaranga y'ishuri ry'abana ntibigukure mu Mana. Kumva nta cyerekezo ntibigukure mu Mana. Oya, Imana dufite, Imana twiringiye irashoboye. Reka dusaba umushumba wacu abasengera Imana. Karibu. Turagushimiye Mana nyir'icyubahiro. Nyuma yo kumva ijambo ryawe turashima, uhabwa icyubahiro, udushoboje kandi udukomeze. Indege ngiya twagize ongero tubabarire Mwami kubw'ijambo ryawe. Abasubiye nyuma bacitse intege ubabarire Kristo, wongere tugarure mu rufatiro rwawe, tubashe kugira imirimo myiza. Mu gihe kikwiriye uzaturengera kubw'iyo mirimo myiza. Arabantu benshi bacitse intege kubw'imirimo myiza, arabantu benshi bakoraga mirimo myiza barabiretse, ariko wongere uvugurure imitima yacu, wongere ukomeze abakozi bawe, wongere ukomeze Mwami mwiza. Rukundo rwarakonje, tusabye imbaraga zo kugarura abantu mu nzira yo gukora imirimo myiza, mu nzira yo gufasha, mu nzira yo gutabara, mu nzira yo gusengera abandi, mu nzira yo gukomeza abandi mu izina rya Yesu Kristo. Bibazo ni byinshi, ariko niwe Mana kandi mufashe ukomeye.
ni wowe dufite. Rengera abantu bawe bari mu bibazo, rengera basubiye nyuma, rengera bacika indege ku murimo wawe, rengera bafite ubwoba, rengera abana babuze minervale, abana bakuriye kwiga uyu mwaka ubashigikire mu izina rya Yesu Kristo, abarwayi ubakize, abakozi bawe bakomeze, urengera amatorero, wambike tena imbaraga abantu bawe bahagarare ku rufatiro, kandi ntidukacogore gukora imirimo myiza. Mu izina rya Yesu Kristo tusabye iyo mbaraga, dusenge igihugu cyacu kiyezo gitunganye, uyobore abayobozi bakiyobora, kandi natwe tuwe amatwi y'umwuka ikomeze dushoboje mwami. Uwo twirukanye ni Satani, mu izina rya Yesu Kristo girira neza abantu bawe kandi ubambike imbaraga. Turagushimiye kubw'ijambo, reka ribe kuri twese, mu izina rya Yesu Kristo tugusabye, amen. Imana imuhe umugisha, Imana ikomeze ishyigikire abantu bayo, bakomeze bahagarare mu muhamagaro neza. Reka tubahe telefone kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye. Ni 0788 50 98 94 0788 50 98 94 na 0722 74 34 93 ni 0722 74 34 93. Reka mushumba bahe telefone kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye. 07 82 43 9 7 50 witeka abahungisha. Philadelphia, Imana iratsinda.